tugushaka kandi twagiye tukumva uvuga dusenga tukuramya tuguhimbaza aho hose wagiye utwigaragariza. Tugeze mu mwanya mwiza rero w'ijambo, wa mwanya dutuza tukaba hamwe tukicara hamwe tukakumva uca mu kanwa k'umugaragu wawe wadutumyeho. Tusengeye uyu mwanya ngo ugaragaremo imbaraga zawe nk'uko ari wowe wabidusezeranyije, kwaho tuzaba turi babiri cyangwa batatu bahujwe gusa no guterana mu izina ryawe bagushaka, uzabana nabo. Ugiye kubana natwe rero turabyizeye. Durasengera umukozi wawe ngo amagambo wamudutumyeho hatabuzeho na kimwe amanukane imbaraga n'ububasha n'ubushobozi bwinshi. Kandi Mana warasezeranyije kandi urasohoza. Waratwibwiriye ngo nta jambo rizamanukira ubusa, kandi urangije uranatwibwira ngo dore ibimenyetso bizakurikira bizeye. Ibimenyetso bikurikira bizeye, bize bigukurikirira ijambo wadutumyeho mu izina rya Yesu. Turi mu cyumweru twifuza kuzura imbaraga z'umwuka wera. Turi mu cyumweru twifuza kuba transforme, twifuza kuba bashya biciye mu mbaraga zawe. Turasenze rero ngo iri jambo tugiye kumva duhinduke tube bashya, tukwegere kurushaho, iri jambo rize kurangira umuntu wese ari mu mashimwe. Umukozi tumwise mu biganza byawe, nahagarare mu mbaraga zawe avuge nk'uko yategetswe, kandi kitavuga Imana muri aka kanya tukiburijemo mu izina rya Yesu. Cyashaka guhaguruka kigafata icyubahiro kitari icyacyo, cyangwa kitari icyawe, turakiburizamo mu izina rya Yesu. Baro wenyine ugaragara, tukwakire mu mukozi rero tugukomera amashyi menshi mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Imana ibahe umugisha kandi amen. Reka mbasuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Iyo umuntu, bimwe mu bintu biranga umuntu wuzuye umwuka wera aba akeye ku maso. Iyo umuntu afunze isura cyane mu materaniro haba hari akantu kabura. Tugerageze umwenyuro mu materaniro. Haleluya. Tena haleluya. Amen. Reka mbasuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu nanone. Amazina yanjye banyita Pastor Ngoboka Didasi. Nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Zion Temple Celebration Center, Paruwasi ya Rubirizi, Kabeza. Niho dukorera umurimo w'Imana. Ndubatse, mfite madamu n'abana babiri. Nazanye na mushiki wanjye Gihozo Arisi, ni inshuti y'urusengero cyane, ndetse mperuka hano n'umukozi w'Imana Evangeliste Eric Ruboneka, naje muherekeje ngira ngo bari bahari yenda barabyibuka, ariko ndashimira ubuyobozi ko nanjye bwangiriye icyizere bakambwira ngo uyu munsi nanjye nze ngabura ijambo ry'Imana. Amen. Bishop Rugamba ni umushumba, ni umubyeyi twubaha mu rugaga rw'abashumba hano hanze. Ni umukozi w'Imana twubaha kandi dukunda, ndetse nabo bafatanyije Revera muzehe wacu, umubyeyi wacu Rwibasira. Nkunda ubuhamya bwe cyane, ubuhamya bwe ndabukunda cyane, budusubizamo imbaraga tukumva yuko tuzagera muri iriya myaka natwe tugikorera Imana. Haleluya. Yes, rero ndabashimira Pastor Korodina, ubuyobozi bwa Betsaida, ndabashimiye kuduhereza ikaze muri uru rusengero, mukatugirira icyizere cyo kugabura ijambo ry'Imana. Ubu turi mu gihe kigoye ku buryo kwakira umuvugabutumwa utazi haba harimo risiki. Rero ndagira ngo mbashimire rwose ko bangiriye icyo cyizere. Amen. Tujye mu ijambo ry'Imana. Mukunda ijambo ry'Imana? Haleluya. Hari akaririmbo numvaga, ariko iyo utarepetanya n'abantu utinya urifata. Mavuta nembaho, mavuta nembaho, reka
imbaraga z'umwuka wera zinzeho mavutane baho mavuta Amen. Mwuka wera ndakunyotewe ngwino uganze muri njye unyigishe umpindure unyiyoborere wegurira ibyanjye byose Yesu kushaka umunani. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo waho wa 8. Theologians cyangwa se abigisha ba Bibiliya baravuga ngo igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ngo ushatse wareka kucyita ibyakozwe n'intumwa ukacyita ibyakozwe n'umwuka wera. Haleluya. No kuvuga nickname akandi kazina k'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mujye mucyita igitabo cy'ibyakozwe n'umwuka wera. Haleluya. Kuko ibyavuzwe n'umuhanuzi Yoweri mu bice 3 byasohoreye mu bice 2 by'ibyakozwe n'intumwa. Haleluya. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira kandi muzaba abagabo. Suramo akantu ngo abagabo. Kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya, ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Bibiliya iravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukire ngo kandi muzahinduka abagabo.
nubwo waba uri umudamu, iyo umwuka wera yamanutse muri wowe uhinduka umugabo. Haleluya. Umwuka wera, buriya umugabo si ubwanwa, wa mugani umugabo si ubutumbi. Umugabo, umuntu wuzuye umwuka wera, Bibiliya yamubatije izina ryitwa agomba kuba ari umugabo. Haleluya. Niyo mpamvu buriya, okay, reka mbanza mbaye ikindi cyanditswe mbone ntangire. Abagalatiya 5, Abagalatiya ibice 5, reka duhere ku murongo waho wa 16 twihuse. Abagalatiya 5:16, ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Umurongo wa 19 bakomeza bavuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara niyi. Wasita ku murongo waho wa 22 ngo ariko imbuto z'umwuka wera ni urukundo, bagakomeza. Dore imirimo ya kamere iragaragara, gusambana nicyo kiza ku mwanya wa mbere. Imbuto z'umwuka batangira bavuga ngo urukundo n'ibindi. Kubera umwanya reka turekera aho ngaho. Amen. Bibiliya iravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Ngiye kubigisha teme ivuga ngo umwuka wera, Imana mu bantu. Umwuka wera ni Imana mu bantu. Haleluya. Nkuko mubizi, Imana ni ubutatu. Hari Imana Data wa twese, hari Imana Umwuka, n'Imana Umwana. Haleluya. Imana ni ubungahe? Ubutatu butagatifu wa mugani. None ntabwo hari abantu bafata umwuka wera nk'umuyaga, abandi bamufata nk'ikintu cya tiyagasi kiraho, abandi bamufata nko kuvuga mu ndimi. Iyo umuntu avuze mu ndimi, abantu nibwo bahita bumva neza ko yagize gute, yuzuye. Kandi rimwe na rimwe indimi muvuga sizo Bibiliya ivuga. Haleluya. Ariko noneho ndagira ngo tubikure muri icyo kintu. Umwuka wera arafatika. Umwuka wera agira amarangamutima. Umwuka wera agira agahinda. Abefeso 4:30 Bibiliya iravuga ngo ntimugateza agahinda umwuka wera uri muri mwe. No kuvuga umwuka wera agira santima. Umwuka wera arafatika, ntago ari ikiyaga. Umwuka wera wamuhobera. Umwuka wera mwaganira. Haleluya. Hari umugabo w'Imana bamwita Benihini, ngira ngo muramuzi bamwe. Benihini yashuditse umwuka wera, avaho yandika igitabo akita ngo Good Morning Holy Spirit. Akita ngo waramutse mwuka wera. Buri gitondo yabyutse asuhuza umwuka wera. Haleluya. Ndashaka tuganire umwuka wera, Imana mu bantu. Bibiliya ivuga ngo Imana yacu intebe yayo iri mu ijuru, ngo isi ni intebe y'ibirenge byayo, ndetse na Kristo yicaye iburyo bwa se bw'Imana Data. Ariko amaze gusubirayo yabonye iyi si tutayifasha ngo tuyibashe, atwoherereza umwuka wera uzajya udufasha mu buzima bwa buri munsi tubayemo. Umwuka wera ndagira ngo mbabwire ngo ni Imana mu materaniro nk'aya ngaya twicayemo. Umwuka wera ashobora kukubuza gufata kuri telefoni kandi ari iyawe wiguriye. Arakubwira ngo iyi telefoni nuyifata urerekana isura mbi mu materaniro. Yifashe hasi, amateraniro narangira uze kongera kuyifata.
ndagira ngo mbabwire umwuka wera tumuzane mu buzima bwa detaye bwa buri munsi tubayemo. Nimongirire gutya haleluya, muzamure haleluya. Ndagira ngo umwuka wera ni Imana detaye mu buzima bwa buri munsi tugize gute. Umwuka wera nimugatekereze ko ari ikintu dusanga hano mu rusengero ariko twasohoka tukagisigamo tukazongera kugisangamo tugarutse. Umwuka wera ndabasaba ngo wongere kumushudika ku buryo mubana mu buzima bwa buri munsi, mukabana ku manywa, mukabana nijoro, mukabana uryamye ku gitanda, mukabana ubyutse ku gitanda, mukabana utwara imodoka mu muhanda, mukabana wuriye bisi, mukabana uri mu iduka ucuruza, mukabana uri kwa muganga uvura, mukabana mu buzima bwa buri munsi. Muhereze Imana icyubahiro haleluya. Umwuka wera buriya umva kandi mbabwire, buri mukristo wese wavutse ubwa kabiri afite umwuka wera muri we. Icyo mubanza mukimenye, ahubwo bitandukana dimension buri muntu agezemo. Turi mu rwego rusumbana ariko twese dufite umwuka wera, kuko no kugira ngo wemere gukizwa ni umwuka wera wakureheje. Urumuri rw'umwuka wera, Bible ngo umwuka wera niwe utwemeza ibyaha, niwe ukumurika akakwereka ukuntu uri mubi, akakwereka ibyaha ukora, ugahitamo kuvuga amagambo ngo mwami Yesu. Noneho iyo ukijijwe uba wakiriye umwuka wera muri wowe, ariko noneho icyo dukora ni ikigero gisumbana. Muribuka muri Ezekiyeli 47 ngo maze ngo ampimisha, arampima ngo amazi angera hehe mu bubombambare, ngo arongera angera mikono 1000 ngo amazi angera hehe mu mavi, ngo arongera angera mikono 1000 ngo amazi angera hehe mu rukenyerero, ngo arongera angera mikono 1000 ngo amazi ngo arazamuka agera ahantu ngo hatabashwa kwambuka n'umuntu uwo ari we wese, ngo keretse umuntu uzi koga. Noneho iyo tuvuga ngo twabatijwe mu mbaraga z'umwuka wera, biba byarenze urwego rwo mu bubombambari, byarenze mu mavi, byarenze mu rukerero, hakabaho gusendera. Nimuhereze Imana icyubahiro haleluya. Icyo gihe ugeze ku rwego, buri impamvu umuntu avuga ngo nabivamo, umwuka wera wagicagase. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera, hari terime, hari rangaje atagira. Terime za nabivamo, nasubira mu nzoga, nasubira mu busambanyi, hari amaterime amwe namwe, ahubwo yadukane ya materime ya ba Paul avuga ngo si njyewe ukiriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njyewe. Haleluya! Nabambanywe na Kristo. Ngo nyamara ndiho, ngo ariko si njyewe ukiriho, ngo ahubwo ni Kristo muri njyewe. Umwuka wera, buri mukristo wese afite umwuka wera muri we indani. Ariko ikigereranyo, igipimo, levels, dimensions, uburyo tumwujujwe niko kugize gute gutandukanye. Umuntu wese abaye umunyakuri, nta muntu ujya gukora icyaha umwuka wera nta mukeburi akabyanga, ariko umwuka wera yagize gute yavuze. Niyo mpamvu ngiye kugaruka hano hantu intambara ya kamere n'umwuka mu muntu. Amen. Mumanura umwuka wera ahantu mu ijuru, mumanura umwuka wera ahantu tumutegerereje hano. No, umwuka wera ni Imana yamanutse ikaza mu bantu. Umwuka wera atuyobora turi no muri garderobe. Ugiye kumanura imyenda, ugafata umwenda, umwuka wera akakugaya, ahubwo ngo uwo mwenda nuwambara
uratukisha izina ry'Imana hano hanze, akakubwira ngo wumanike, ndetse usibye no kumanika ukuremo utange cyangwa ujugunye, akakubwira ngo ambara uyu nguyu, wawambara ukabona umuntu aguhaye message ngo wambaye neza. Mwuka Wera mumukura ahantu mu kintu runaka, mumuzane mu buzima tubayemo bwa buri munsi. Umwuka Wera arakugaya ngo wambaye nabi, wasohotse ukiraho muri parking mu mbuga ugahita usubira mu nzu, iyo myenda ukayikuramo. Umwuka Wera yagize gute? Yakugaye. Mwuka Wera ajya tubuza kwicara ahantu abandi bicara. Mwuka Wera ajya tubuza kurya ibindi abantu barya. Umwuka Wera ajya tubuza kunywa ibindi abandi banywa. Umwuka Wera ajya tubuza inyogosho abandi bogosha. Umwuka Wera ajya tubuza utudetayi. Umwuka Wera ashaka kubuza kwicara kuri moto, akubwira ngo ntuyicareho, kandi wagera imbere ugasanga uwayicayeho yamutuye hasi. Umwuka ariko Umwuka Wera ajya kubuza kuvuga bagusabye kuvuga, kandi akakubwira kuvuga bavuze ngo muceceke. Ndashaka ngo mushudi ku Mwuka Wera ku buryo uzajya umubaza n'utuntu tworoheje. Uzi ko umuntu ashobora kuza akavuga amagambo menshi, Mwuka Wera akakubwira ngo ntuvuge, kandi ugasanga iyo uza kuvuga uba wavuze nabi, ariko ugasanga kuba wacecetse byaruse kuba wakageze gute? Wakavuze. Nimwongerere gutya, umuntu ashobora kuguhamagara akubwira ngo ngwino nsure, ukumva Umwuka Wera arakubujije, kandi ugasanga hari imipangu mibisha yari yapanzwe, ariko Umwuka Wera akakubuza ngo urwo rugendo ntugire gute? Ntujyeyo. Habe no mu nsengero abavuga butumwa basabanye n'Umwuka Wera, hari invitation uhakana kandi atari ukunaniwe kubwiriza, ariko ukumva urusengero rugutumiye, ukumva muri wowe indani Umwuka Wera akubwira ngo ntujyeyo, hakaba handi akubwiye ngo jyayo. Muhereze Imana icyubahiro. Amen. Umwuka Wera tumuzane muri detaye z'ubuzima tubayemo bwa buri munsi. Wige gushidika Umwuka Wera ku buryo umubazo utubazo. Umwuka Wera ashaka kukubuza isukari. Muranyumva? Muganga atayikubujije, umujyanama w'ubuzima atayikubujije, umugabo gusa ukumva Umwuka Wera aragukombeza akubwira ngo reka iki? Isukari, reka amavuta, reka fanta. Umwuka akakubwira ngo reka fanta, ukazihorera, kandi ugasanga sante yawe nibwo ibaye nziza kurenza uko wakabaye ugotomera. Umwuka Wera ashobora kukubuza ubwoko bw'inyama cyangwa se zose akazigukuraho. Amen. Abakunzi bazo barandeba nabi. Nimungirire gutya bene data. Haleluya. Umwuka Wera ajya kubwira ngo hano ubwirize, ahandi akubwira ngo igisha mu bavuga butumwa, ahubwo ngo bwiriza, ariko ahandi akakubwira ngo no, uzana amajenda na computer mwige, ariko ahandi akakubwira ngo preach. Amen. Mwitoze kubana n'Umwuka Wera mu buzima tubayemo bwa buri munsi. Amen. Noneho hano Bibiliya ivuze gute mu Bagalatiya? Mwahageze, reka twongere rimwe. Abagalatiya 5:16 ngo ndavuga ni muyoborwe n'Umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere irarikira ibyo Umwuka yanga, kandi Umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'Umwuka
ntimuba mukiyoborwa mugitwarwa n'amategeko, mwongere ngo amen. Mu muntu indani habamo ibintu bibiri bigira intambara, ni nk'iya Israel na Palestina. Ibyo bintu uko ari bibiri, habamo kamere hakabamo umwuka. Noneho urwo rugamba rubera mu muntu hehe? Indani. Niyo mpamvu buriya ikiyobora nicyo wagaburiye kurusha ikindi. Iyo ugaburiye umwuka cyane, umwuka ayiganza ategeka kamere. Iyo ugaburiye kamere cyane, kamere iyobora umwuka. Noneho buriya uko tubayeho, agakiza k'umuntu gapimirwa ku cyo yagaburiye kuruta ibindi. Nimungirire gutya. Haleluya! Buriya ikintu uhaye umwanya ukakigaburira muri wowe, iyo ugaburiye umwuka, ni cya gihe usanga umwuka yadominiye kamere, akagenda akazikandagira zose, akazigendera hejuru, kamere akayigendera hejuru, ikajwigira. Kandi ikindi, ntago kamere igipfa, kamere irahonga. Icyo mukimenye. Nta mukristo, habe bishopu, habe diakoni, habe umunyamasenga, nta kamere igipfa, kamere irahonga. Uragenda ukayikandagira, ukayigagaza, ukayicara hejuru, umwuka akayitegeka irebe gutya igaramye, byarayicanze. Ariko uzibeshe uyigaburireho gatoya, izakuzamukana. Bavuga ati uyu ni wa wundi twasenganaga, uyu ni wa wundi waririmbaga muri korari, uyu ni wa wundi wavugaga ubutumwa. Icyo ugaburiye nicyo kiyobora. Niyo mpamvu bakristo bene data, mwitoze kugaburira umwuka cyane kurenza kugaburira kamere cyane. Iyo usoma ijambo ry'Imana uba urimo ugaburira umwuka. Iyo uri mu cyumba cy'amasengesho uba urimo ugaburira umwuka. Iyo ufashe indirimbo za gikristo ukazuzuza mu modoka yawe uba urimo ugaburira umwuka. Iyo ufashe sheni ya gikristo ukazesitara muri televiziyo yawe uba urimo ugaburira umwuka. Iyo ufashe ibihimbano by'umwuka ukabikwirakwiza mu cyumba no muri salo no mu modoka no ku kazi no muri ofisi, uba urimo ushaka ukuntu ukomeza kugaburira umwuka wawe. Ariko nanone iyo ushaka kugaburira kamere, murabona kano kantu aka gakoresho, ahantu fyonda ni ibintu bibiri, hagaburira umwuka cyangwa hakagaburira kamere. Ni ibintu bingahe? Bibiri. Aho fyonda, aho kirika, tayari uba ugiye ku meza. Niba utarimo kugaburira umwuka wawe, urimo kugaburira kamere yawe, kandi urava aho ngaho utangiye kumva icyarushije ikindi imbaraga. Nudahaguruka uvuga mu ndimi, urahaguruka ujya muri dushe kwikinisha. Ni ibintu bibiri. Haleluya. Ngamongerere gutya. Haleluya. Nyagageza mugenzi wawe mbwira uti umaze iminsi ugaburira iki? Umva none mbabwire, si twagiye mu tudetaye. Iyo umuntu arebye kuri status yawe
abona yuko wapostinze uyobowe n'umubiri cyangwa wapostinze uyobowe na kamere n'umwuka. Sorry, ni ibintu iyo postinze kuri status, sibyo? Iyo umuntu arebye buriya mu bintu dupostinga buri munsi ni ibintu bibiri. Iyo tudapostinga tuyobowe n'umwuka, dupostinga tuyobowe na kamere. Niyo mpamvu iyo umuntu arebye status yawe abonamo ibintu bibiri. Iyo atabonyemo umwuka abonamo kamere. Niyo mpamvu hari ukubwira ngo share kampereze, ndumva nkozweho. Akantu wa postinze, icyanditswe wa postinze ndumva kinyeganyeje. Hakaba undi ukwanira ahubwo atari ko mwene so musengana, atari ko wagiye wibuka kuri umukristo mwene data. Wagiye wibuka kuri iki? Iyo ufashe muzike y'isi uri umukristo ukayuzuza mu cyumba cyawe no mu maradiyo yawe no mu modoka yawe, uba urimo kugaburira kamere yawe. Amaherezo tuzagusanga muri boate. Ariko nukomeza kugaburira umwuka wawe, amaherezo uzadutumira wakoresheje konseri. Amen. Ni ibintu bibiri mu muntu habyiganiramo ibintu. Buriya iyo umunsi ukeye, uwo munsi wose ushobora kurangiza uyobowe na kamere. Ubu nubara ababyeyi barahangaha bose tuvuga mu ndimi twese tunyuranamo, ushobora kumusanga muri ukibatse uyu ni wa mubyeyi wandikaga amandiko, ugasanga aratukana ibitutsi bimeze nk'iby'abashumba b'ihene. Noneho wakibaza uyu muntu kumbe hari ahantu agera kuka kakayoboramo, ariko mu rugo ugasanga umubiri ni wo wonyine ugize gute uyoboye, kamere ni iyoboye. Niyo mpamvu hari umuririmbyi usanga hano ku stage yambaye neza, ariko mwahurira ahantu kerike pare, wamureba ukagira ngo ni jini siwe. Kandi ubwo ni mwene data uririmba hehe hano. Niyo mpamvu umukristo wa vrai wuzuye umwuka wera ntabwo yitwara neza mu materaniro yo ku cyumweru, ntiyitwara neza yaje ku rusengero, bihinduka ubuzima bwa buri munsi. Ntabwo yambara ngo yikwize kuko aje ku rusengero, yambara akikwiza kuko ayoboyeho n'umwuka wera. Akavuga ngo najya mu isoko, najya mu bukwe, najya muri anniversaire, najya muri baby shower, najya muri birthday shower, nje ndi umukristo, nzahora ndiwe guhera none kugeza mpfuye. Hari abandi yego komana, ariko se wowe wagiye iminsi yose ntago ari ku cyumweru di, nawe wajya relaxing, ujya ugira gute? Actually umwuka wera dufasha no gukora selection z'abantu twita inshuti. Inshuti kwambika ubusa ntabwo ukwiye kugumana nayo. Nimuhereze Imana icyubahiro. Haleluya! Tena haleluya! Bwira mugenzi wawe ngo reka umwuka ategeke kamere, reka umwuka ayobore kamere, kamere yo kuyobora umwuka. Ikintu gitumye abagore bamwe bagumye mu ngo zabo kugeza uyu munsi, suko imiyaga itaje, suko imiraba itaje, ariko umwuka wera mukaruma, akamukaruma. Umugabo akavuga b'intare, undi akaba yigiyeyo gatoya. Mu kanya yagaruka akamusekera, akamushyuhiriza amazi, ubuzima bugakomeza, umwaka ugashira, undi ugataha. Kubera iki? Umwe azamutse undi akazamuka, umwe akavuga ngo undi ati be, undi ngo se de. Umuriro wakwaka, ariko umwuka warajya kubwira ngo muhereze Imana icyubahiro. Haleluya! Uyu munsi abagabo bacyubatse ingo zabo, Bible yatubwiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga, ngo umwuka wera nagira gute?
n'abamanukire ngo kandi muzahinduka iki? Abagabo batari busenya muri iyi minsi ya nyuma. N'izi nkumi zuzuye muri uyu mujyi, n'aba badamu beza buzuye muri uyu mujyi, ni umugabo wuzuye umwuka wera. Niyo agerageje gukebaguza, umwuka wera amukubita ku itama, yakebuka gutya akubwira ngo, akakwibutsa ibyanditswe Imigani 5:15 ngo ujye unywa amazi y'iriba ryawe, amazi ava mu isoko wifukuriye. Abantu bari burerere muri iki kinyejana, aba bana bacu, ni uko baragize umwuka wera. Ibintu byafashe indi ntera, ibintu byagiye ku rundi rwego. Nimureke umwuka barafate vora, aba ari uyobora. Gukubitwa n'ibikigezweho, uramubabaza baragushyiramo. ngo saa moya njya nkusanga hano. Anya, none se wahereye mu gitondo kugeza saa moya yakoze ibingana iki? Nimureke ingo zacu tuzibwira ngo ma ndagira ngo ariho ufata iyi vora, uru rugo umfashe kuruyobora, njye nyine sinarushobora. Kubera iki? Ibintu byagiye ku rundi rwego. Twajyaga dutangara umukobwa yasambanye, ariko uyu munsi dufite ikibazo cy'abatinganyi batugezemo hagati. Ubu noneho umuntu ntagihangayikishijwe nuko umwana we yagwa mu cyaha, ahangayikishijwe nuko azaza kumuperezanta amubwira ngo ndi umuhungu wawe, nzanye undi muhungu w'inshuti yanjye kandi yifuza ko tubana. Isi yose irahangayitse. Igisubizo ni kimwe gusa, mureke umwuka wera ayobore. Umwuka wera azakwigisha ubwenge na strategy z'ukuntu ufata umukobwa w'inkumi mwiza, ukamuyoboza ubwenge, ukamuha urukundo, mukabana, akazarinda umugeza mu rw'amahoro. Kandi ukanamuragiza umwuka wera, ukamubwira nimba nta kintu ariho uzakomezanye nawe. Nta kindi, ni umwuka wera. Umwuka wera ajya atuma umuzungu n'umwirabura babana kandi bagasazana. Umwuka wera, ibi ngiye muvuga, iyo umwuka wera yubatse urugo rurakomera. Haleluya. Ibyo kwinjira mu rugo utegeka ngo njye nsanga amazi ashyushye, amasogisi yanjye nyasanga uzategeke n'abandi. Amen. Mwahereza Imana icyubahiro. Nyeganyeza mugenzi wawe mubwire ngo muri iyi minsi hayoboye iki, ni kamere cyangwa ni umwuka? Umwuka wera ajya kongorera akantu muri mu materaniro, akubwira ngo uriya muntu uze kumugirira gutya, kandi amateraniro yarangira ukabikora, kandi wabikora ntagiye n'undi ugira gute wimenya. Umwuka wera ashobora kukwereka umuntu hano, ahubwo atari ku uyu mwenda niwe yari arimo ku cyumweru, none yawugaruye, kandi wawe imyenda yuzuye muri garderobe. Ukamubwira uti mwene data, tujye mu mujyi, tujye iwanjye. Umwuka wera niwe wenyine wa mbere. Umwuka wera afata umukobwa n'umuhungu bagafiyansanya, bakazarinda babana batararyamana n'umunsi n'umwe. Ibyo ngibyo abapagane ntibabyumva, ntibabyemera, ariko dushobozwa byose na Kristo. Haleluya. Umwuka niwe wenyine ufata umusore akamugumana, yashaka kunyeganyega akamuhamana. Niwe ufata umukobwa yisanze ku wundi mugabane, nta pasiteri we, nta mama we, nta papa we, akamufatira muri Amerika iri mu bupagani bujoga, akamuhamana. Yajya gukebuka ati sigaho. Haleluya.
umwuka wera, murakuzura umwuka wera, muragasendera umwuka wera, murakabana n'umwuka wera gusa. Umwuka wera Imana mu bantu. Haleluya. Umwuka wera adufasha muri detail z'ubuzima tubayemo bwa buri munsi. Umwuka wera kwigisha kubana n'abamukora n'umurimo w'Imana. Just akakwigisha ati ujye ubana gutya n'abantu mukora n'iki umurimo w'Imana. Abo kubahwa ububahe. Aba bantu mubona birirwa muri social media barakoranaga umurimo w'Imana, umwe akajya kwandagaza undi hariya, biriya ntago ari umwuka wera, ni kamere. Habe nubwo mwaba mwaragize ibyo mupfa, nta mpamvu yo guhamagara abanyamakuru. Iyo ni kamere yayoboye, ntago ari umwuka wera. Nta gishyashya munsi y'ijuru, kuva isi ibayeho abantu babayeho rimwe na rimwe batagira ibyo bumvikanaho, ariko iyo umwuka wera ayoboye, haleluya. Munyemerera umwuka aganze kamere. Kuva uyu munsi mu modoka yawe genda ukuremo ibindi bintu ibyo ari byo byose, wesitaremo ibintu ugaburira umwuka wawe. Ndabibasabye mu nzu yawe, njyewe iwanjye keretse niba babikora ntahari, ariko iyo mpakandagiye hari imiziki itahavugira, hari amafilimu utaharebera, uri iwanjye. Kubera iki? Ndashaka ibintu byuzamura umwuka mu rugo rwanjye, sinshaka ibintu bimanura umwuka. Rubyiruko, izi social media, ariya mafilime ya pornography mwirirwa mureba, murimo kugaburira kamere, kuko ibyo urebye muri teori wifuza kubishyira muri pratique, kandi igihe kitari cyagera. Niyo mpamvu ugomba gukirika ahantu hari buzamura umwuka wawe kuruta gukirika ahantu hari buzamure kamere yawe. Amen. Reka dusoreze mu Abaroma ibice 8. Paul amagambo yabwiye Abaroma nanjye kanyasorezaho nyababwira. Abaroma 8:14 ndongera kubishimangira, muyoborwe n'umwuka. Paul yaravuze ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Muyoborwe n'umwuka wera, nibwo muzaba abana b'Imana nyakuri. Umwuka wera nakubwira ikintu ntukanangire umutima, nakubwira kugira umuntu ufasha ntukanangire umutima. Amen. Umwuka w'Imana niwe muyobozi dufite mu buzima bwa buri munsi. Umwuka w'Imana kuyobora ibyo uteka, umwuka w'Imana ashaka kuyobora ibintu uteka, umwuka w'Imana ashaka kuyobora ibintu wambara, nabibabwiye. Umwuka w'Imana ashaka kuyobora amagambo uvuga. Umwuka w'Imana mworohere, aba ari ugira gute? Ari uyobora. Mworohere. Niba ubonye occasion, mbonye umwanya wo kuvuga kuri Gihozo, mfite uburenganzira bwo kumubwira nabi agakomereka, cyangwa kumubwira neza akanezerwa. Byose ni amahitamo yanjye agize gute? Ushobora kubwira umuntu amagambo. Buriya hari umuntu usanga muri office ugiye kumureba akakubwira amagambo, ugasohokamo wumva hari ibyiringiro by'ejo hazaza, ugasohokamo wumva haje icyizere cy'ubuzima, ugasohokamo wumva ejo hazaza hahari. Ariko hari undi ukubwira amagambo, ugasohokamo wumva uri imbwa, ikiba ari umurizo ugenda uzunguza inyuma. Byose rero ni amahitamo yacu kubwira abantu amagambo abubaka, cyangwa tukababwira amagambo abasenya. Muyoborwa n'umwuka mu buzima bwa buri munsi.
icya kabiri, umwuka wera icya mbere ni umuyobozi wacu ubuzima bwa buri munsi. icya kabiri, umwuka wera niwe conviction, niwe utwemeza. umurongo uravuze 16 aho dusoma 8:16 ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. ni ukuvuga impamvu twitwa ko turi abakristo tukabihamya ni uko dufite umwuka wera. hehe? ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi iki? buriya ntukire guterana n'abantu amagambo. umuntu uzi ko umuntu ashaka kubwira ngo ntuzajya mu ijuru ukarara udasinziriye. kandi njyewe ndabizi umwuka wera anyemeza. umutima wanjye unyemeza ko ndi umunyabyaha, umwuka wawe nawo unyemeza ko nababariwe. haleluya! narababariwe rwose, ubundi umwana w'Imana. haleluya! icyubahiro n'ubwiza ni ibya Yesu. umutima wanjye unyemeza ko ndi umunyabyaha, ariko umwuka wawe nawo unyemeza ko nababariwe. narababariwe, narababariwe rwose, ubundi umwana w'Imana. haleluya! haleluya! Bibiliya iravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. ngo mbese ninde? buriya hari igihe satani aza agatera umutima wawe akakwibutsa ibyo waciyemo n'ibyo wakoze, akakomeza uburyo uri umupagani, uri umunyabyaha, utazajya mu ijuru. ariko iyo twuzuye umwuka wera, haleluya, Bibiliya iravuze ngo umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'iki? icya gatatu, umwuka wera niwe mwinginzi dufite ukomeye. umwuka wera niwe, simbuka usoma umurongo waho wa 26, Abaroma 8:26. umwuka wera niwe muyobozi, umwuka wera niwe utwemeza yuko turi abana b'Imana, atwemeza ko tuzajya mu ijuru. icya gatatu, umwuka wera niwe mwinginzi wacu. uko niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. umwuka wera niwe utunihira iminiho avuga ngo Aba Data. bababarire Mana, bambaye umubiri, yateshutse, yaguye. haleluya! umwuka wera niwe utuma duhabwa amahirwe ya kabiri n'igihe aya mbere twayatakaje. ndabizi muri abanyamasengesho, ariko tubiziranyeho hari igihe tutabishobora nk'uko bikwiriye. icyo gihe wowe wananiwe, umwuka wera aba ari maso atunihira iminiho. nta wundi mfite umvugira ku Mana,
amen. Nimwakire ijambo ry'Imana. Umwuka wera nkuvuzeho natinda, ariko reka nsoreze kuri aka kantu. Umwuka wera ni marene w'itorero. Muremera ko itorero ari umugeni wa Kristo? None hari umugeni utagira marene? Ntawe. Nabo muri korona babaga bamufite. Nta mugeni utagira marene. Itorero ni umugeni wa Kristo. Umugeni wa Kristo hari marene yohereje ugomba kudupudura, akaduhanagura, akatumakiya. Haleluya! Akareba ko imisatsi ikoze neza, akareba agakanzu. Bible iravuga mu Efeso 5 ngo azishira itorero ridafite ikizinga cyangwa se n'umunkanyari. Uwo muntu udukorera serivisi, utwitaho ni umwuka wera. Niwe marene w'itorero. Umwuka wera niwe marene w'itorero. Akazi marene akorera umugeni niko umwuka wera akorera itorero. Umva mbabwire, niyo mpamvu iyo abonye itorero ririmo akajagari k'ibyaha n'iki, amanurira impano mu bantu. Umuntu akaza kubwiriza hano yasambanye gutya, umuntu akagufotora akakuzana wese, bakakwicaza bakubwira ngo wasambanye, ugatangira kurya iminwa. Mwuka wera aca akajagari mu nsengero. Dusenga umwuka wera yongera agaruka mu itorero. Abarozi baza mu itorero, umuntu akaza akagufatana ibiheka aho ngaho, akagufatana udupfunyika n'amagufwa n'amenyo y'imbeba n'iki byose. Iyo umwuka wera yamanutse, asukura itorero, atunganya itorero. Umwuka wera ni marene. Dusaba umwuka wera. Ikibazo uyu munsi n'ibirindi itorero, twirukanye umwuka tuzana ikintu cy'idiplomasi cy'idini gusa. Ariko twongere twirekure, mureke Imana yongere ivuge mu bantu. Haleluya! Nimwongere muri relaxing, mwohere umwuka wera yongera akore. Abantu bafata abarozi, abantu babarura abasambanyi ku bituti mu baririmbyi, abantu bongere bereke ibintu, ureke ibintu byo kwikunkumura mukanura amaso mubeshye. Indimi wumvishije kuri YouTube uyu munsi nizo murimo kuvuga. Indimi wakuye kuri YouTube wowe za, dukeneye indimi zivuye mu ijuru. Uyu munsi heza indimi z'inyiganano. Ukamutega amatwi ukigendera. Indimi nyandimi iyo zimanutse habaho ikintu. Ubuhanuzi iyo Imana ivuze, Imana yavuze, ntabwo musigara ko mwari mumeze. Uyu munsi turapfunyikira abantu, ukikunga umuntu ugakanura amaso ngo iravuze. Uzi ibintu mwirirwa mutubwira hano, umva nkubwire, kuva mu itangiriro kugeza mu byahishurwe, iyo Imana yahuraga n'umuntu ikavugana nawe, ubuzima bwe bwarahindukaga completely. Ariko uyu munsi sigaye mbona umuntu ajya guhanura agahera ku ntebe iriya akajyana agashyitsa ku ya nyuma. Sawa, nimwakire ijambo ry'Imana. Reka pastor asenge. Abantu twumvishe Imana ivugana natwe, dukomere Imana amashyi menshi cyane. Ayo mashyi tuyongera Imana. Haleluya! Oh, haleluya! Muhaguruka duhe Imana icyubahiro. Imana iradusuye. Haleluya! 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 Dukomere Imana amashyi. Ndongera ndandike revera wacu. Haleluya!